Hari abavuga ko amaraso ari ubuzima, abandi bakayita impano y'Imana itemba mu misokoro yacu. Ariko se ni iki amaraso yacu atubwira ku buzima bwacu, ku mico yacu no ku buryo tubaho buri munsi? Nguhaye ikaze, iyi ni The Light TV. Ndagushimiye wakoze subscribe, nawe utarayikora uyikore kugira ngo turusheho kwaguka. Mu mubiri w'umuntu buri gutera k'umutima gutambutsa inkuru idasanzwe. Amaraso atemba atwara intungamubiri, umwuka n'ubutumwa bw'ubuturemangingo, ariko kandi agahisha n'amabanga y'ukuntu twitwara, ibyo turya ndetse n'uko tugira ubuzima bwiza cyangwa bubi. Uyu munsi turinjira mu isi y'amayobera y'amaraso, tugufashe kumenya uko ubwoko bw'amaraso yawe bushobora kugira uruhare mu mibereho yawe, imirire, imico ndetse n'imbaraga z'umubiri. A cyangwa B cyangwa AB ndetse na O, buri bwoko bufite inkuru yabwo. Amaraso yacu niyo yandika amateka yacu imbere mu mubiri. Hari abantu bamwe bibaza niba amaraso y'umwana aturuka kuri se gusa cyangwa nyina gusa. Abahanga uko babisobanura, hari benshi bibaza niba ubwoko bw'amaraso y'umwana butangwa na se gusa cyangwa na nyina gusa. Ariko inzobere mu bumenyi bw'uturemangingo ndangasano zivuga ko ubwoko bw'amaraso buturuka ku babyeyi bombi. Buri mubyeyi atanga igice cy'umurage, maze bigahura bigatanga igisubizo cyihariye mu maraso y'umwana. Ubwoko bw'amaraso buzwi ni A na B, AB na O, kandi buri bwoko bushobora kuba positive cyangwa negative bitewe n'ibigize uturemangingo tw'amaraso byitwa antigen na antibodies. Inzobere mu bijyanye n'uturemangingo ndangasano mu kigo cya Fairfax cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Susan yasobanuye ko hari imyumvire itari yo ivuga ko amaraso ava ku mubyeyi umwe gusa, nyamara intanga zombi, iya se n'iya nyina, zifatanya kugena ubwoko bw'amaraso y'umwana. Hari uko ababyeyi bagira uruhare mu kugena amaraso y'umwana. Buri mubyeyi atanga gene imwe muri ebyiri agira. Iyo zihujwe nizo zigena ubwoko bw'amaraso bw'umwana. Urugero, iyo umubyeyi umwe afite A naho undi afite B, ashobora kubyara umwana ufite AB. Iyo bombi bafite O, umwana avuka afite O. Iyo umwe afite AO naho undi afite BO, umwana ashobora kuvukana A cyangwa B cyangwa AB cyangwa se O, bitewe n'uko izo gene zihujwe. Susan asobanura ko gene A na B zigaragara cyane mu gihe gene O yihishe. Bivuze ko itagaragara keretse ihujwe n'indi O. Ibi bisobanura impamvu umuntu ufite amaraso ya A ashobora kuba afite AA cyangwa AO, ariko ntibigaragare mu isuzuma risanzwe. Mu yandi magambo, amaraso y'umwana aba ari igisubizo cy'ubufatanye bw'ababyeyi bombi, aho buri wese atanga igice cy'amaraso gishyira hamwe mu kurema icyo cyihariye umwana agendana. Hari impamvu kumenya ubwoko bw'amaraso bifite akamaro. Inzobere zivuga ko kumenya ubwoko bw'amaraso y'ababyeyi bishobora gufasha kumenya ubw'umwana, nubwo hari aho bitatanga igisubizo cya nyacyo 100%. Ariko ni ingenzi cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, nko mu gihe cyo guterwa amaraso, gupima inda cyangwa kwirinda indwara zishobora guturuka ku kudahuza ubwoko bw'amaraso hagati y'umubyeyi n'umwana. Ubwoko bw'amaraso si impano iva ku mubyeyi umwe gusa, ahubwo ni igisubizo cy'ubufatanye bw'uturemangingo tw'ababyeyi bombi. Uwo mubano hagati ya gene ya se ndetse na gene ya nyina niwo utuma buri mwana wese avukana amaraso ye yihariye. Nk'uko abashakashatsi benshi babigaragaza mu bumenyi bw'imitekerereze n'ubuzima, nubwo atari ihame ry'ubuvuzi ryemewe ku isi hose, mu bihugu nk'Ubuyapani, Korea n'Ubushinwa hari umuco wo kwizera ko ubwoko bw'amaraso bushobora kugira isano n'imico n'imyitwarire y'umuntu. Reka turebere hamwe uko ubwoko bw'amaraso bisobanurwa muri uwo muco. Groupe A bavuga ko
irangwa n'abitonda kandi bategura ibintu neza. Bafite umutima utuje kandi bakunda kugaragaza ikinyabupfura. Bategura ibintu neza, bakagira gahunda mu byo bakora. Bakunda gutega amatwi abandi, bagatekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora. Akenshi bakunda amahoro, ntibakunda intambara cyangwa impaka. Barangwa no guhangayika no gutinya amakosa. Bashobora kugira isoni cyangwa kwigunga iyo ibintu bitagenze neza. Naho B igaragaramo abantu bigenga kandi bahanga udushya. Bafite ubuzima bwiza bw'amarangamutima kandi bakora ibintu bishya. Ntibakunda kugendera mu mategeko akomeye, bakunda kwihangira inzira yabo. Ni abanyabitekerezo n'abanyabushishozi. Hari ubwo babura kwihangana, bakaba bagira ubwirasi cyangwa gukunda kwikoresha. Bashobora kandi kuba abantu bigenga cyane ku buryo batumvikana n'abandi byoroshye. Katurebe groupe ya AB. Aba bafatanya imico myiza ya A na B. Bashobora kuba bafite uburanga bwo mu mutima n'ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru. Ni abantu bashyira mu gaciro kandi bafite impuhwe. Hari igihe batamenyekana neza, bamwe bakabafata nk'abantu badasobanutse kuko bahindura imyitwarire bitewe n'ibihe. Groupe O ni abantu bafite imbaraga, batinya guhatana kandi bakunda kuyobora. Bashobora gufata ibyemezo byihuse kandi bafite icyizere mu byo bakora. Bakunda gukorana n'abandi kandi bakagira umutima w'ubuyobozi. Bashobora kurakara vuba cyangwa kwihagararaho cyane. Hari ubwo batihanganira amakosa y'abandi. Hari ubwo wasanga ibyo tuvuze ujya ubyibonaho cyangwa ubibona ku bandi. Ese wigeze utekereza ku bwoko bw'amaraso yawe n'ubw'ababyeyi bawe? Waba uzi ko kumenya ubwoko bw'amaraso yawe bishobora kugufasha kurengera ubuzima bwawe n'ubw'abandi? Amaraso yacu aratandukanye ariko atemba mu murongo umwe w'ubuzima. Nta bwoko bw'amaraso buhebuje ubundi, ahubwo buradusaba gusangira urukundo kuko amaraso y'umuntu wese atemba yifuza kubaho. Nsoza, ubwoko bw'amaraso utwigisha ko ubuzima ari impano, si irushanwa. Nta bwoko bw'amaraso buhebuje ubundi, byose bifite agaciro kabwo nk'uko buri muntu afite umwihariko we. Njye na Umuhoza Gisele. Ahandi wansanga ni kuri Instagram aho wandikamo Umuhoza Gisele official. Imana ibarinde.